Imana ishimwe nanone nshuti za Anaweza TV, twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya. Turashima Imana cyane kandi dufite ibyiringiro yuko mwanejejwe n'ikiganiro twagiranye ubushize, aho twavugaga ku bintu bigendanye no kuramya Imana mu buzima bwuzuye, nk'uko tubisanga mu cyanditswe kiri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4:23. Turagarutse rero muri kumwe na Pastor Nsanzumwere Janvier, turagarutse mu gice cya kabiri nk'uko twabibasezeranije, kandi ndizera ntashidikanye yuko muhabwa umugisha. Mu gice cya mbere twarebye uburyo bwo kuramya Imana, ngira ngo muribuka ko nababwiye ibintu bine ubuzima buramya Imana bugomba kuba bushingiyeho. Icya mbere twavuze ko ubuzima buramya Imana bugomba kuba bushingiye ku buzima bwejejwe bw'umuramyi. Icya kabiri tuvuga yuko ubwo buzima cyangwa se kuramya Imana bigomba kuba bifite umuzi cyangwa se bishingiye mu byanditswe byera, mu ijambo ry'Imana, mu magambo dusanga mu byanditswe byera. Icya gatatu twavuze yuko ubuzima buramya bugomba kuba bufite cyangwa se bushingiye, uko kuramya kugomba kuba gushingiye mu izina rya Yesu Kristo, kuko twarabibonye ko amavi yose agomba gupfukama mu izina rya Yesu Kristo, indimi zose zikatura ko Yesu ari umwami. Hanyuma icya kane twarebye yuko kuramya Imana kugomba kuba gushingiye ku rupfu ndetse n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Imana idufashe cyane. Rero nanone muri iki cyanditswe tubonamo uburyo bubiri, hari kuramya Imana mu mwuka, hari kuramya Imana mu kuri. Ngira ngo mu gice cya mbere twarebye neza ubuzima buramya Imana mu kuri, ngira ngo twavuze byinshi numva ntari bugarukeho muri uyu mwanya. Ahubwo igice cya kabiri tugiye kureba kuramya Imana mu mwuka, urwego rw'ikirenga cyangwa se urwego rudufasha kwegera cyangwa se kwinjira aho Imana iri. Kuramya Imana mu mwuka bivuze iki, cyangwa se kuramya Imana mu mwuka bisobanuye iki? Iki nicyo kintu tugiye kuganiraho muri iki gice cya kabiri, kandi ndabizi neza yuko nabwo muri buhabwe umugisha. Imana ibaho umugisha. Reka dukomeze rero turebe kuramya Imana mu mwuka. Mwibutse yuko twavuze yuko kuramya Imana mu buryo bw'ukuri ndetse no mu mwuka. Kuramya Imana rero mu mwuka ni uburyo turamya Imana cyangwa se tuzamurwa mu rwego rw'ikirenga. Aha ni naho Imana ishaka ko tuyiramiriza, kuko biravuga ngo Imana ni umwuka, natwe tugomba kugira gute? Tugomba kuba abanyamwuka. Ariko se kuramya Imana mu mwuka ni iki? Kuramya Imana mu mwuka bidusaba iki? Iki nicyo tugiye kurebaho muri uyu mwanya. Imana itugirire neza cyane. Kuramya Imana mu mwuka hari inzego eshatu tugomba kuba kubahiriza cyangwa se tugomba gucaho. Urwego rwa mbere ni ugukora cyangwa se gukora cyane. Mu yandi magambo, aha nshatse kuvuga iki? Gukora cyane nshatse kuvuga ni uburyo bwo gushaka Imana. Gushaka Imana mu bitekerezo, gushaka Imana mu mbaraga zawe, gushaka Imana mu buzima bwawe, gushakana Imana umwete, kuko biratubwira mu gitabo cy'imigani ngo abashakana umwete bazambona. Rero uku gukora, uku gushaka Imana tuyishakana umwete, niho hahandi bituzamura ku rundi rwego, none Imana ikamanuka ikabana natwe. Niho navuze ngo uru rwego tugomba kugira umwete wo gushaka Imana. Gushaka Imana bidusaba kutaba bize mu bintu byinshi, bidusaba gushakisha uburyo. Hari igihe tuba mu bintu by'umwihariko muri ibi bihe turimo, ugasanga akazi ni kenshi, ugasanga nta mwanya umuntu afite, ariko ibyo byose iyo bitugira bize bikatujyana kure y'Imana, bizatuma ubuzima bwacu bwumagara. Ibihe byiza by'Imana, ibihe by'umwuka bye kuba mu buzima bwacu. Rero niyo mpamvu niyo mvuga ngo gukora cyane ni ukuvuga ngo ufite inshingano ureba, ufite ibintu urimo gukora, ufite ibintu bikureba, ufite inshingano nyinshi, ufite akazi, ufite ariko muri ibyo bintu, muri ubwo buzima ugomba gucreatingamo ubuzima bwo gushaka Imana, kuko gushaka Imana ni ukwitanga. Ugomba kwitanga ugashaka Imana. Rero ugomba gukora. Ushaka Imana mu gitondo, ushaka Imana nimugoroba, ushaka Imana ku manywa. Ubuzima bwawe umwanya wose ufite ugerageze
gushakamo Imana. Ibyo rero bizadufasha kugira ngo bizadufasha kuzamuka mu rundi rwego, kuko nitutabikora Satani we igihe cyose tubaye bize mu bindi, Satani aduha ibyo gukora. Ariko iyo dufokasinze kuri Kristo, tugafokasinga ku buzima bushaka Imana, Imana iradufasha, none bwa buzima bwacu bugatangira kuzamuka. Ntutekereze yuko kuramya Imana mu mwuka ari ikintu cyoroshye. No, kuramya Imana mu mwuka bigusaba kwitanga, bigusaba gukora. Icya kabiri, bidufasha kumenya icyo dukwiriye gukora. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 5:5 n'uwa6, aho Bibiliya itubwira Pawulo yatunguriwe. Pawulo yabajije Yesu, arabaza ngo urinde mwami? Yesu aramusubiza ati, ndi Yesu urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Iyo dushatse Imana, ubuzima bwacu tukabwinjiza mu gushaka Imana, Imana muri bwa buzima itumenyesha n'iki dukwiriye gukora, n'iki Imana ishaka, n'iki Imana ikunda. None ubwo buzima bukatuzamura, bukatuvana ku rwego, bukatuvana mu buryo bw'umubiri, bukatuzamura mu buryo bw'umwuka. Tugatangira kumenya ngo Imana iri kumwe natwe, tugatangira kumva ijwi ry'Imana, tugatangira kumva imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Ibyanditswe bikamanuka mu buzima bwacu, indirimbo n'ibihimbano by'umwuka bikamanuka mu buzima bwacu. None ubuzima bwacu bukuzura umunezero, bukuzura ibyishimo. Kubera iki? Kubera yuko twashatse Imana. Rero intambwe ya mbere, kuramya Imana mu mwuka bidusaba gushaka Imana. Ntuzinjira mu mwuka igihe icyo cyo cyose ubuzima bwawe buri kure y'Imana, igihe icyo cyose ubuzima bwawe utabutoza gushaka Imana, utabutoza ibihe byo gushaka Imana. Imana idufashe cyane. Urwo ni urwego rwa mbere. Urwego rwa kabiri ni ukuri. Ukuri ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Ngira ngo mu gice cya mbere nababwiye ngo ukuri ni Yesu, kandi uko kuri yo kwamaze kuza mu buzima bwacu bituzamurira amarangamutima yo gushaka Imana no kumenya icyo dukwiriye gukora. Imana idufashe cyane. Aha rero ho ni urwego rukomeye cyane. Kubera iki mvuga ngo ni urwego rukomeye cyane? Iyo twaramije Imana mu kuri, iyo twinjiye mu kuri, iyo tugeze kuri urwego rw'ukuri, ikintu cya mbere duhabwa ni amatesti. Reka mvuge testi cyangwa se amageragezwa cyangwa se igeragezwa. Igeragezwa rishingiye ku ki? Amageragezwa duhabwa ni amageragezwa atugerageza kugira ngo urukundo dukunda Imana by'ukuri rugaragare, cyangwa se tugaragaze urukundo dukunda Imana. Icyo ni icya mbere. Imana idufashe cyane. Aha rero bizusaba iki? Bizusaba kurwana intambara zikomeye cyane. Reka mbabwize ukuri bene data Nshuti mudukurikiye kuri Anaweza TV. Aha ni ikibaya gikomeye cyane. Ukuri, ikibaya cy'ukuri ni ikibaya kirimo abantu benshi, kandi ahangaha bidusaba ko mu gice cyane navuze kuzamura ibitekerezo byacu. Aha rero ho noneho bidusaba kugaragaza abo turi bo, kugaragaza koko urukundo dukunda Imana rurahari, kugaragaza amarangamutima yacu imbere y'Imana. Imana itugirire neza cyane. Aha rero muri iki kibaya cy'ukuri harimo intambara zikomeye cyane turwana. Reka mbabwire Nshuti z'umusaraba, ahangaha iyo twageze muri iki kibaya turwana intambara zikomeye. Kubera iki? Kubera ko haba intambara hagati y'umwuka na kamere. Kamere yacu nishaka yuko twinjira mu buzima bw'Imana. Iteka ryose buri yifuza yuko tuguma mu ntege nkeya. Hanyuma nanone umwuka nawe agashaka yuko turamya Imana, cyangwa se dukeretinga ibihe byo kuramya Imana. Aha rero habamo intambara ikomeye. Iki kibaya ni ikibaya gikomeye cyane, kuko buri ruhande ruba rwifuza gutegeka ubuzima bw'umwuka. Ubuzima bw'umwuka, umwuka uba wifuza gutwara ubwo buzima, hanyuma nanone kamere nayo ikifuza gutwara bwa buzima. Aha rero habamo intambara ikomeye. Ni nayo mpamvu abantu benshi baguye aha hantu. Imana itugirire neza cyane. Ibibera muri iki kibaya ni ibintu bikomeye cyane. Bidusaba kunesha, bidusaba guhagarara. Ya ntambwe ya mbere yo gushaka Imana ni idufasha kugira kuzamuka aha hantu. Ariko iyo tutashatse Imana noneho habaho ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki? Kubera yuko aha hantu abantu benshi barahagwa. Biratangaje kandi biranababaje kuba abantu cyangwa se umuntu ushobora kuba witwa ngo uri umuramyi uramya Imana, ariko ufite undi mutima cyangwa se ufite izindi ngeso. Kubera iki? Biratubwira ngo
iyo twanze kumenya ukuri ngo dukizwe, turekerwa muri bya bindi bidushuka akenshi na kenshi bikatuyobya. Niyo mpamvu rero ahangaha tugomba kugira gute, tugomba kurwana intambara y'umwuka kugira ngo tuzamuke twinjire mu kuramya Imana mu mwuka. Imana itugirire neza cyane. Iki kibaya rero cyangwa se iyi ntambara ya kamere n'umwuka, iyo tutanesheje hari abantu benshi bakomerekeramo ahangaha. Ari nacyo kibazo akenshi na kenshi kiriho. Iyo dukomerekeyemo ahangaha rero muri iki kibaya, tutazamutse ngo ubuzima bwacu tubutoze gushaka Imana no kwegera Imana, hari igihe bya bikomere bya kamere bidutera ubumuga, ugasanga ntidushaka kuva mu nzu y'Imana, ntidushaka kureka Imana, ariko nanone ubuzima bw'isi cyangwa se ibyaha rimwe na rimwe bibasa ubuzima bwacu. Ugasanga rero umuntu araramya Imana ariko mu by'ukuri afite ubumuga butandukanye. Ugasanga umuntu araramya Imana ariko aribana n'ubumuga bwo gusambana, umuntu araramya Imana aribana n'ubumuga bw'ishyari, ubumuga bw'inzangano, ubumuga bw'ubwibone, ubumuga bwo kubeshya, ubumuga bw'ubujura. Ugasanga aho ngaho umuntu ari aho ngaho ari muri ubwo buzima. Kubera iki? Kubera ko harimo intambara ya kamere, kandi iyo ntambara ya kamere ntago ubasha kuyitsinda. Rero uru rwego rwa kabiri rudusaba kugira ngo twakire imbaraga z'Imana kandi duhamagara imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Turwane intambara nziza, intambara yo kwizera nk'uko Pawulo yabivuze, intambara yo gukiranuka. Turinde ibyo kwizera mu buzima bwacu. Iyo twamaze kubirinda tukarwana na za kamere, dukizwa bwa bumuga cyangwa se tuba muri bwa bumuga, tukazamurwa mu rundi rwego, urwego rwo kuramya Imana mu mwuka cyangwa se urwego rwo gushima Imana, guhimbaza Imana mu buryo bw'umwuka. Imana itugirire neza. Iyo dukomeje kwibera muri iki kibaya, ntabwo imitima yacu izigera inezeza Imana. No, ntabwo bishoboka. Bidusaba ikiriro, bidusaba kugira ngo twakire imbaraga, twakire ubushobozi, dusaba Imana, turarike Imana mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kurwana ino ntambara, tuyineshe, twinjire mu buzima bwejejwe, hanyuma none twinjire muri kwa kuramya Imana mu mwuka. Kuramya Imana mu mwuka ntabwo ari ikintu cyoroshye nk'uko tubitekereza. Bidusaba icyambere nk'uko nabivuze, bidusaba kwitanga tugashaka Imana. Icya kabiri bidusaba kuba mukuri. Kubera iki? Kubera ko kuri mu mitima yacu niko kutwereka neza icyo Imana ishaka, kandi icyo Imana ishaka iyo ntambara iba mu buzima bwacu. Rero ugomba kumenya amahitamo yawe ni ayahe. Hitamo gushaka Imana, hitamo gukorera Imana, hitamo iby'ukuri be mu buzima bwawe. Uramya Imana mu buzima bw'ukuri, bikuzamure mu buzima bw'umwuka. Imana idufashe cyane. Icya gatatu cyangwa se urwego rwa gatatu turamya mu Imana mu mwuka ni holiness cyangwa se kwera. Biratubwira mu gitabo cy'Abaheburayo 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Iyo dushaka kuramya Imana mu mwuka rero, za nzego zindi zitwinjiza mu kwera, zitwinjiza mu gukiranuka, zitwinjiza mu gushaka Imana. Noneho tukakira kwa kwera kwe, si ugukiranuka kwacu ariko ni ugukiranuka kuva ku Mana. Kubera iki? Kubera ko twamaze kwakira ukuri. Ukuri kuradusobanurira, ukuri kuvugana natwe, hanyuma bikatwinjiza mu kwera. Iyo twageze mu kwera rero, aho ngaho niho twakira imbaraga z'Imana, inshingano z'Imana zikaza mu buzima bwacu. Imana itugirire neza cyane. Iyo twakira uku kwera rero, bitujugunya mu maraso ya Yesu, tukaba mu nyanja y'amaraso ya Yesu. Iyo twinjiye muri iyi nyanja y'amaraso ya Yesu, ubuzima bwacu burahinduka, ubuzima bw'umwuka burahinduka, ubuzima bw'umubiri burahinduka, ubuzima bw'ibitekerezo burahinduka. Kubera iki? Kubera ko ya maraso ya Yesu yinjira mu buzima bwacu, tukakira gukiranuka kw'Imana, tukakira kwera kw'Imana kukaba mu buzima bwacu. Icyo gihe rero kwa kwera kw'Imana kuzamura ubuzima bwacu ku rundi rwego. Imana idufashe cyane. Iyo twamaze kwakira uko kwera rero, ntabwo tuba tukiri twebwe, no, ahubwo Imana iraza ikaba muri twebwe. Aho ni ibyanditswe bivuga ngo nzatura muri mwebwe, nzagendera muri mwebwe, nzaba Imana yanyu, namwe muzaba abana banjye. Kubera iki? Kubera ko icyambere twashakanye Imana umwete, icyo ni icyambere. Icya kabiri twakuruye ukuri kuza mu buzima bwacu, ukuri guciraho iteka ikinyoma icyo ari cyo cyose. Icya gatatu, izo nzego ebyiri zitwinjije mu gushaka Imana, zitwinjije mu gukiranuka no mu kwera.
tutabihawe n'imbaraga zacu, tutabihawe n'ububasha bwacu, ariko tubihawe n'imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yinjiye mu buzima bwacu rero, aho niho handi imbaraga za karande zicagagurika, aho niho handi imbaraga z'umwijima zicagagurika, aho niho handi ubwami bw'umwijima buva ku buzima bwacu, aho niho handi tuba tutakiri twebwe, duhabwa identity nshyashya, duhabwa umwirondoro mushya wo kwitwa ko turi abana b'Imana. Aho ngaho niho handi tugenda na Satani ubwe akavuga ati uyu muntu sinshobora kumwegera. Kubera iki? Kubera ko imbaraga z'umuriro ziratugota, kubera ko ubuzima bwacu bwahindutse, bwinjiye mu mwuka, bwinjiye mu kindi cyiciro kidasanzwe. Aho rero niyo Imana ivuga ngo mu bwoko bwanjye muri abana banjye, aho niho ururimi rwawe ruhinduka, Imana ikavugana nawe, kandi kivuganye nawe ukacyumva. Kubera iki? Kubera yuko uba utakigenga, uba utakiri wenyine, ahubwo uba uri kumwe n'Imana. Imana idufashe cyane. Iyo tumaze gutunganywa, amaraso ya Yesu Kristo aradutwikira nk'uko nabivuze. Imana itugirire neza. Hanyuma aho turenga bwa buzima bundi, bwa buzima bw'intege nke, bwa buzima bushakisha imibereho yacu, hanyuma tukinjira mu buryo bwo gushaka Imana. Reka mbibutse bene data, iyo twageze muri uru rwego rero rwo kuramya Imana mu mwuka, aho niho uzumva Daniel mu rwobo rw'intare, intare ziraceceka. Aho niho uzumva Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, umuriro ntushobora kubakora. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwabo ntibukiri ubwabo, ahubwo ubuzima bwabo babushyize mu Imana. Imana iri muri bo. Aho rero Imana irirwanira ku buzima bwabo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana ku bw'iyi nyigisho. Ndizera neza yuko uhawe umugisha ku bw'iki cyigisho. Imana ikugirire neza, Imana ikomeze kugufasha. Reka tukore ibishoboka byose, tuzamuke turamye Imana mu buryo bw'umwuka. Twavuze kuramya Imana mu kuri, tuvuze kuramya Imana mu mwuka, aho twibukiranye ibintu bitatu. Icya mbere, dukwiye gushaka Imana mu buzima bwose dufite, mu buzima bwose turimo. Icya kabiri, dukwiye gukurura ukuri kukaza mu buzima bwacu, imitima yacu ikakira ukuri, tukarwana intambara ya kamere tukayinesha. Icya gatatu, tugomba kwinjira mu buzima bwo kwera no gukiranuka, kugira ngo dukurure Imana kandi tuzamuke muri bwa buzima bwo kwera, hanyuma twinjizwe mu kuramya Imana mu mwuka. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Reka tuhure nanone mu gice cya gatatu dusoza iki cyigisho. Ndabizi neza yuko nabwo muzahabwa umugisha. Mukomeze mudukurikire kuri Anaweza TV. Imana ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Amen.